nabashuhuje bene data. Imana ibahe umugisha, amen. Kandi Imana ibagirire neza kubw'umugambi wayo, kubw'urukundo Imana idukunda, kubw'umugambi Imana idufiteho, ko yemeye ko uyu mwanya kongera kuvuga izina ryayo, amen. Reka tubanza dusenga Imana kugira ngo dutangire kumva ijambo ry'Imana, noneho kugira ngo n'iki Imana yambwiye kubabwira nacyo nkibabwire kuri uyu munsi. Witeka Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ikora ibintu ndetse n'ibitangaza, Imana idahinduka kandi ntitiranya amazina y'abantu, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Neza yawe ntabwo irondoreka, neza yawe ntabwo igira akagero, yurambuye ikiganza uhaza ibyaremwe. Imana ngiye kuvuga izina ryawe, ngiye kwamaza gukomera kwawe, nyemerera ntaba ari jewe ahubwo imbaraga zawe ziganze, n'umwuka wa Imana aganze kugira buri muntu wese umuhe kumva ndetse no kumvira. Izina ryo rihabwe icyubahiro. Wari waranangiye umutima uhindura umutima we, wari mu byaha umuvane mu byaha, wari urushye umuruhure, wari uboshe umubohore, kugira ngo izina ryo rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, amen. Mfite message Imana yampaye ikomeye cyane, message ivuga ngo abanyabwenge bamaze guhunga. Haleluya. Ngo abanyabwenge bamaze guhunga, ngo natwe ngo nidusenge dusaba Imana ubuhungiro. Haleluya, haleluya. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, nitumara gusoma ijambo ry'Imana ndaza kuri ubwo gatoya ubundi dusenge. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Turasoma muri Petero wa mbere, turahera ku murongo waho wa mbere, ni igice cyaho cya mbere. Petero wa mbere murongo igice cya mbere guhera ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo Petero intumwa ya Yesu Kristo ndabandikiye, mwebwe abimukira b'intore bo mu batataniye i Ponto ni Galatiya ni Kapadokiya no muri Aziya ni Bituniya. Kabiri akavuga ngo mwatoranijwe nuko Imana data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwemo amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, amen. Haleluya. Ngo uko mwatoranijwe cyangwa mwahamagawe, hano ijambo ry'ibazo ngo ahantu abantu batataniye. Haleluya. Abantu muri ibi bihe baratatanye, abantu muri ibi bihe ntago bakiri mu mwuka umwe, kuko uri gusanga rimwe na rimwe n'abakoranaga umurimo nabo baratatanye, nabo baje guhura n'ikintu nakwita ikibazo, nabo basa nk'abavuye mu muhamagaro. Uwitaga kuwuna akamuhamagara ngo mu gitondo imeze gute, muri ibi nta kimuhamagara. Haleluya. Ariko ikintu gikomeye cyane nagiye kumva, numva umwuka w'Imana arambye, kuko nagiye kubona mbona urana umuvu ukuntu utemba. Iya umuvu uri gutemba amazi aba ari menshi, none ngiye kubona mbona amazi ahantu yatembaga amanuka, mbona harimo abantu babiri bariho barajya kozamo muri ya mazi ari kumanuka mu muvu. None ibyo bari bagiye kozamo, ngo numva umuntu aravuze ngo ruguru imvura irihiragwa. None umuntu avuze ngo imvura irihiragwa, mbona ruguru hari kumanuka imigezi myinshi cyane, amazi ari kumanuka ari menshi. Noneho ikintu cyantunguye, ngo tumanuka hepfo turi guhunga y'amazi, ngo tugeze hepfo dusanga intebe imwe y'umuntu umwe. Noneho ngo dusanga uwo muntu mu ntebe ye, dusanga hamaritsemo ishati ye, dusanga we ntawe uhari. Noneho umuntu umwe ngo bari abagabo batatu, ngo mwafata ya shati arayihindura, ngo amaze kuyihindura, noneho ngo dusanga mu bitugu bya ya shati ngo hariho amaraso menshi cyane. Ngo dusanze ari amaraso menshi cyane, ngo noneho ngo umuntu umwe muri bagabo baravuga ngo babantu wabibonye ko ari abicaye, ngo ari abagizi ba nabi, ngo noneho ngo ahubwo ngo abanyabwenge bo bamaze guhunga. Haleluya, haleluya. Mbaza impamvu Imana ivuze ibyo bintu, imbwiye ibyo bintu. Imana irambwira ngo muri ibi bihe ngo abantu benshi cyane ngo ntago bafite ahantu ho guhungira, ariko Imana irambwira ngo umuntu wese nasenge asaba Imana ubuhungiro. Haleluya. Kuko Imana yambwiye ko igiye gukingura inzugi za gereza aho umuntu yarakingiraniye akahasohoka. Haleluya, haleluya. Bivuze ngo ibibazo umuntu yarakingiraniyemo, mbega intambara warwanaga, Imana yemeye kuza kuzirangiza. Haleluya. Icyo bigusaba rero, senga ubaze Imana aho uri buhungire. Uyu mugabo witwa Petero yari umurobyi.
haleluya. Uyu mugabo witwa Petero yiroberaga amafi, ntabwo ibi ngibi byo kuvuga Imana yari abizi, yari azi n'aho biva n'aho bijya, ariko kubw'ijambo ry'Imana, kubw'umwuka w'Imana, kubw'umuco w'Imana, kubwo gukiranuka kw'Imana, kubwo kugira neza kw'Imana, ngo Imana irazijya muri Petero, ngo Yesu aramubwira ngo Petero, ngo guhera none ntabwo uzongera kuroba amafi, ngo ahubwo ugiye kujya uroba abantu. Bivuze iki? Bivuze ngo niba wowe wumvishe iri jambo ry'Imana, winangira umutima wawe, bwira Imana ngo Mana nkeneye ubwihisho, nyerekaho nihisho. Niba ari umusambanyi, Imana iraza kugukura mu busambanyi iguhisha muri Kristo Yesu. Niba wari umukene, Imana iraguhisha ubukene, iragukura mu bukene ikushira mu buntu bwayo, ubone umugisha w'Imana. Niba wari umupfakazi, kugaza ngo ninjye mugabo w'apfakazi, haleluya, ngo ninjye se w'imfubyi. Amen. Bizango Imana ikishaka irashaka kugira ngo iruhure umuntu wari urushe, ibohore umuntu wari uboshe, ivana umuntu wese mu ngo imbi yararimo, kugira ngo Imana igire gute imutabara. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shimira Imana rero kuko uyu muntu witwa Petero ngo amaze kubona itangaza Yesu akoze, ngo yaramaze ngo ariko noneho se ngo ibintu ukoze bibaho. Yesu aramubwira ngo none ngo ngwino nkuriki. Petero nawe ngo akurikira Yesu, ngo agiye kubona abona ateye ikirenge hejuru y'amazi, ngo nawe ntaguyemo. Bivuze ngo nawe gera ikirenge mu cya Yesu Kristo, usaba Imana ubwihisho, usaba Imana ubuhungiro, usaba Imana ahantu wakwihisha. Haleluya. Kuko yambwiye ko abanyabwenge bo bamaze guhunga. Bene data reka mbabwire, urugamba ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubera yuko uri kubona wari uyu munsi ndabizi neza ko hari abantu bamwe na bamwe bari bafite ibyo kurya ariko umunsi batabifite. Hari abantu bari bafite imyenda yo kwambara ariko umunsi batayifite. Hari abantu bari bafite icyerekezo kizima ariko umunsi ntacyo bafite. Kandi abizi hari abantu bari barushye uyu munsi bararuhutse. Bivuze ngo iby'Imana bishaka kugira ngo wowe ubanze umenye icyo ushaka. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Yaravuze mu ijambo ryayo ngo abashakana umwete abo nibo bazambona. Muri ibi bihe turimo ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhisha abagenzi. Haleluya. Muri ibi bihe umuntu gusenga ni icyaha, ariko ku Mana ntabwo ari icyaha. Haleluya. Bivuze ngo Yesu ahamagara abantu, avuga ngo inzu ya cyangwa ihema rye, ntabwo Yesu yigeze avuga ngo nimuze ngo hazemwe abantu 50, hazemwe abantu 40. Oya, yazo ngo yemwe abarushe n'abaremereye muze musanga aho ndi mbaruhu. Haleluya. Ariko kubw'ibigeragezo biriho, kubw'intambara ziriho, kubw'ibisitaza biriho, kubw'ibicantege biriho, kuko Satani icyo ashaka ni ukuvana abantu ku Mana. Haleluya. Nawe icyo ugomba gukora rero ni iki? Ni ukuba amaso. Ngo hariho umugabo witwaga Nebukadinezari, yari umutware, yarayoboye ibihugu 120. Ngo na Ethiopia yari irimo mu bihugu Nebukadinezari yarayoboye. Ngo ariko igihe kigeze, ngo none Nebukadinezari ngo aravuga ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubaki. None ngo icyo gihe Imana ahiri mu ijuru avuga ngo uwo muntu uvuze atyo ninde? Ngo bitera Imana kurakara, ariko yamarutse gukuraho ingoma ya Nebukadinezari. Bivuze ngo iyo abantu bamaze kwimura Imana, nayo iramanuka ikaza gukora iki? Ikaza kubimura nayo. Niba wari umukire wari mu Imana ikakwimura nayo ikagushira mu bukene. Niba wari umukene wari imitsi Imana ikagukura mu bukene ikagushira mu bukire. Haleluya. Zango iki Imana ishaka niki? Nuko twebwe duhagarara uko Imana ishaka, tukagera uko Imana ishaka, tukayemera ikatuyobora. Yakubwira kwiriza ubusa ntubabare ukiyiriza ubusa. Bari benshi muri bihe bararyamye. Uryamanye iki? Byuka, fata umwanya usenge, bamaso usenge. Haleluya. Kubera iyo mpamvu Imana yashaka ko abayishakana umwete ari bo bayibona. Niyo mpamvu yaze mu ijambo ryayo ngo abashakana umwete bazambo. Ngo ni musamu zahabu, mukobaga kurujya muzakingurira. Uyu mwana w'Imana Petero avuga ngo nkuko mwahamagawe. Muhamagawe n'umwuka wera w'Imana na Yesu Kristo. Ibuka umuhamagaro wahamagawe. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Niba wumva nawe ushaka ko Imana yaguha ubuhungiro, reka dufatanye dusenge. Haleluya. Ubwira Imana ngo Mana ndashaka ubuhungiro, kuko Imana yabwiye ko abanyabwenge bo bamaze guhunga.
zamwe n'abanyabwenge bahunze natwe turi abanyabwenge tubwire Imana ngo natwe twereka aho duhungira. Haleluya. Hari igihe waba ari uri mu bibazo wabwira Imana ngo mu buhungiro ikakwereka icyo uri bukore ikakwereka icyo uri bucuruze ukava mu bukene. Hari igihe waba wabuze ubuhungiro wabwira Imana ngo mu buhungiro Imana ikakubwira ngo noneho ngo jya gukora hariya wajyaho bakaguha akazi kandi bari barakakwiye. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka ngusabe udufashe uzamure ijwi kugira ngo dusenge. Amen. Zamura ijwi usengere abana b'Imana kandi Imana iguha umugisha nawe mu izina rya Yesu. Uri Imana ikomeye kandi urahambaye. Tugushimiye kugira neza cyane. Urakiranuka uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kusezeranya. Nta mana iwanye nawe Uwiteka. Nta nuwo twagereranya nawe ko byose urabirenze. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Imbaraga zawe niziganze ku bwoko bwawe. Menyekane kuri Uwera kandi kuri Uwiteka. Turagutakambiye nk'Imana kugira ngo uduhe ubuhungiro uduhe ubwihisho turi imbere y'amaso yawe. Nta buhungiro twari dufite Mana intambara ni nyinshi ariko Uwiteka iyerekane nk'Imana wigaragaze nk'Imana menyekane kuri Uwera kandi kuri Uwiteka twari iryo zina ryawe Mwami kuri umukiza kuri umutabazi none n'iteka ryose turengere hembura umurimo wawe bari barushe baruhuke abari mu byaha mu byaha mu izina rya Kristo wari urwaye akire wari ubasha bohoke wari mu ntambara zirangire mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo bimenyekane kuri Imana ikora imirimo ndetse n'ibitangaza none